kubana mu kigunda cyangwa mu ishyamba. Ubwo rero maze kubyimba maze kumva maze ko umusore amabya maze kuzura ikora bayi kurya utangiye kujya ubwenge mfite ako kugira ngo urye ubungana gutyo uguza imibare mba nakoresheje kugira ngo ubungana gutyo ubwo waba ubyimajina ukabyumva. Ariko aho kuba turara tukanabwirwa ubu ngubu ko kumpiki. Niko se shadodi nje mfite igitekerezo. Yesu Kristo wabambwe ku musaraba icyo gitekerezo ni ikihe? Ako subundi dodi waretse tukapanga diro tukadukorana nubundi urabizi ko ndi gitifu nyine subizi ubwo najya nzana diro nta muntu wanjye nawe ngiye kubera ndumuyobozi nzana diro ukajya uzincungira urumva ibyo nuta urase ugira ngo ubona nambara gutyo ukagira ngo biva nge niyo ubona nge ninjoro ukabona ndagiye ninjoro ubuzi ko sibi byose ndikuru akagasasu ugira ngo barakaguze mu hago wambwira nkajya mupangira diro wowe ukajya uzincungira ku manwa mu by'amanwa ninjoro twajya tugira Nandi bajyanye yari ifite abana babiri none bawujyanye uko ndabigenza gute man turutse ugize ngo igihe ngewe naziye kuva mu gitondo kuva kare sura nanga gose ahubwo se ko niko ufite amagambo bakwibye iki muri make urukwavu rwanjye urukwavu ngeze ko banyinda mfite none ngewe mu byihorera ngewe bantwariye ibyo biruti byanyu ambihorere televiziyo yanjye ko zipikanapfuye gitifu atinze kuza yihorere mani mwebwe se namwe abibye yihorere gitifu n'icongo zasa urimo satani mbwire nuze we reka mbwire we mwese ko mwiteretse hano nk'imvange za saa sita ziri ku meza mwese ko mwaje hano mwaje kumara iki hano gitifu batwibye ako ko mwese muvugira rimwe nk'amasanda ari mu rubingo mwavuze kimwe muri byo twakiye neza gitifu ubwo tugiye gukubita tubangura nge nifitiye akazi kenshi we vuga wowe uri ku ruhande mu bibazo byose biri buze gutangirwa ahangaha ntaza kumvamo ikibazo cy'ubujura kuko uyu mudugudu ni nta makemwa nta bujura na buke bujya buba tugiye guhera kuri uwo ku ruhande waje utanameshe we ikibazo ni iki iyo kibazo cyanjye mfite ubu kandi wasanga ugiye kuzana cya kibazo cy'urukwavu rwose muyobozi wabimenye ni urukwavu ruriya rukwavu rwawe rw'umukara rutapimaga n'inusu nirwo rukuzanye hano uje kuburana rwose muyobozi wabimenye ahubwo wabimenye gute ko nunze urukwavu ibyari imikino igihe ejo bundi igihe abayobozi bo ku karere baza kudusura abaturage bakamurika imitungo yabo we ntiwamuritse urukwavu burya kigegiye warancebeje numvaga nahita nkukubita urushyi ugahita ujya mu mihango nyamara muyobozi ziriya nkwavu najyanaga ku isoko nazo zanangiraga mituweli ngo zagutangiraga mituweli nakoze rura rukwavu se rwagutangiraga mituweli nako nubwo ari nanjye warwibye nako uzajya uzanye gutangira ndahita ngushyira ku cyiciro cya mbere cy'ubudehe yo muyobozi ikibazo cyanjye nayifite numva gikemutse ahubwo wowe nizere ko natazongera kuvuga ibindi ikibazo cyawe ndumva gikemutse wewe dukurikijeho wowe urugofero wewe nta nubwo kijya ku irondo numva ngo n'umuganda ntabwo ukiwukora umuyobozi rwose banyibye ubwo ni ya hene y'umukara n'umweru umuyobozi wayimenye rwose ahubwo wayimenye iriya hene yawe y'umukara ejo sinabonye kakana kawe kari kuyikurura mu muhanda kayijyanye mu kinani umuyobozi kuva navuka sindarabyara uwo mwana wamubonye he kibaye ikigoryi noneho waraye ni wa mwana w'umuturanyi nari nibeshye burase ntubizi ko n'umwana w'umuturanyi burya ari nk'uwo nase ntazi wawe ukamugaburira umuyobozi iyo hene yanjye rwose bayitwaye ibyo ngibyo tubyire none uje kuyinyishyuza ni ngewe wayibye umuyobozi rwose si wowe wayibye ahubwo ushinzwe kumenya ibibazo by'abaturage bawe ugize ngo ngewe nshinzwe ibibazo by'abaturage ntabwo nshinzwe ngiye kuza kubacungira amatungo yanyu bivuze ngo wowe uri kwibara gusa wewe ugiye ku ruhande ikibazo cyawe kirakemutse ugiye ku ruhande genda n'ubundi uyu usajya mu irondo ntitujya mu irondo twenyine genda ntagende reka atari ibintu bigoranye ahubwo nizere ko ahubwo wowe ushobora kuba wabuze amafaranga yo kugura ifete umuyobozi reka nkubwire ni fege byo kuba naribuze bwo naribuze ariko umuntu wagize gutya akantwarira furati na televiziyo
so ni teke yanjye maranye imyaka mubonye bwose sinzi pe wowe uri kuza uratira furati yawe itarengeje n'ibihumbi 25 hariya ku isoko niyo uri kuza ukangisha abantu uvuga ikibazo ufite cyiza wowe kuvuga uramenye ako kantu rega muyobozi ntabwo ari amafaranga yari hagaze usibye n'ibyo 25 uri kuvuga yarenzaga muri 200 Jesus ko cyakazungu cyaba cyanjamira yarigeze mu bihumbi 200 yarigejeje mu bihumbi 200 ahubwo muyobozi reka mubwira umuntu nzayifatana ubwo ngende yanjuje rwose ntabwo nzamusiga kuko furati yanjye yaramvunye so niteke yewe data we ibihumbi 200 wavuze ibihumbi 15 kibaye ikigori ntabwo ari 15 ariko umuyobozi ubundi ngende kuborana nawe naje kuguha ikibazo ngumfashe wamfashije ushaka kumubita mu 15 byonyine nayiriyeho nako ibihumbi 15 itarengeje muyobozi reka mubwira ngiye agahinda kangeza aha ngiye mbora nyimurira ikibazo cyangwa se nkikemurira ufite ubushobozi bwo kwikemurira ikibazo none uri kwibaraguza bitujya ku ruhande ikibazo cyawe kirungi wowe waje gusinzira cyangwa waje gutanga ikibazo kanigende reka mbwire nuze we Ituyavutagera rwose n'ukuntu banjaniye n'ifite amezi. ariko se koko nimba ndi umuyobozi kuki muba mushaka kungereka inshingano zitari zawe wewe nshinzwe kuza kugukangura wasinzira wewe Muyobozi naraye nk'isigara niyo mpamvu nangiye gusinzira nyine. sigaye nibura abantu banyweye amasigara unywa amapaki angahe ku munsi kibaye ikigori none Yemba nanywe nka 7 muyobozi. ngo nka 7 wawe amasigara ahubwo ni wakwiye genda ikibazo cyawe kirarangiye Muyobozi ushatse rwose wambabarira rwose. ndavuze ngo hitugende Rwose uramwe ngo njyane. genda ibyahariye Mama umbabarira. weho wishwe n'isigara nta kindi tugende hari Anko yahene oraye w'ibyo bamugabiriye imyumbati y'abandi none baje kwiyama. baragukubita ugashyukwa okay Mwaberwa impamvu urupangu rwanjye bavuga ngo rusa nk'umukarasha. nawe impamvu wafata iheragiza n'umukara n'umweru reka nkubwire ahubwo furati yanjye no wayijyanye imise mbimenya furati yanjye na soni iteye kurabinsubiza kubera icyo wavuze ngo bigura 15 wabibwiwe n'iki Umva kuntu yambwiye ngo nywa amatabi urukumva cyana nacyo nikiducika. Ngeze ko ndi umwana utegekwa na anko. munkira hasi mwese nzayambatangira mituweli Bimenye ugeze kuzimu. reka mbwire sata reka mbwire nuze we reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power ibaha imbaraga Umva gitavu utagenda ahubwo nge bantwariye ihene yari natwite none ushaka kugenda. ubwo natabyumva